utuzaniye aya makuru avuye mu ijuru Imana ikugejejeho kugira ngo abantu bitegure umwaka tugiye kwinjiramo. Ni mwiza ni mubi, abantu bawiteguremo bati? Ndagira ngo mbabwire iki kintu abadukurikirana n'abazadukurikira, nta cyiza tuzongera gupfa kubona mu isi keretse abarushaho kwikomereza muri Kristo. Ubu ngubu ubwiza cyangwa amahoro ahantu tuyasigaje, umwaka tugiye kwinjiramo ni uwundi mwaka ukomeye kandi udasanzwe. Impamvu mbivuga, ubundi hari ibyo bise agenda 2030, ni icyerekezo cy'abayoboye isi, abo tuzi n'abo tutazi. Hariho imiryango cyangwa secret societies ziyoboye isi ariko zikorana n'ubwami bw'umwijima cyangwa se amabwiriza mashya y'isi nshya. Impamvu umwaka utaha ari umwaka utoroshye nuko tuzaba tugeze muri 1/2. Ni intego yo guhakana cyangwa gushyira ku ruhande iby'ubwami bw'ijuru, ahubwo baganisha abana b'abantu ku kurimbuka baramya Antikristo ariyo ya nyamaswa. Iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira yuko uko iminsi igendiza aho isi igenda igana nta cyiza gihari, nubwo isi yo idusezeranya ibyiza cyane ko bakunda kuvanga ibyiza biri imbere kandi tuzi n'intego z'ikinyagihumbi cya systeme. Ariko iyo dusoma ijambo ry'Imana nk'abizera twemera icyo Bibiliya ivuga, twereka yuko uko iminsi igendiza ntabwo twinjira heza ahubwo twinjira habi, kandi ni mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko umubiri ugenda uhura n'ibibazo byinshi. Namwe abadukurikiye ngira ngo murabibona n'ibyo dusohotsemo iminsi ishize. So rero hari uburyo bwinshi bugenda bushyirwaho bwo kubabaza umubiri ariko kugira ngo byafekite ubugingo bwacu. Ntabwo rero Bibiliya ivuga ko ibyiza biri imbere, ahubwo igaragaza kugwa, kunanirwa, gusubira inyuma kubizera, ndetse ikagaragaza umubabaro ukomeye ku bantu ku isi yose, indwara z'ibyorezo, intambara, impuha z'intambara, urukundo rugashira, ubugome bukagwira, kurenganyirizwa izina rya Yesu. Babyita global citizenship, ubwenegihugu bw'isi. Si ubwenegihugu bw'igihugu runaka, uri umwenegihugu w'iki? W'isi. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu bamushyize hano, bamuhaye kuba umwe na ya nyamaswa n'ubwami bw'isi. Ikikwereka ko igihe tugezemo gikomeye, umwaka twinjiramo 2025 mu kwa 9 k'uyu mwaka itariki 17 habaye inama ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, yari iteraniyemo ibihugu byose n'abaperezida babihagarariye. Babwiye buri wese, buri bayobozi bari bahari, yuko ari cyo gihe kugira ngo iyo nama rero ikikwereka ko igihe tugezemo gikomeye, umwaka twinjiramo 2025, nuko bagiye gutangira kubishyira mu ngiro. Uwo Ashiri we yaje amena amabanga yose kuko yari ari muri iyo nama. Icyo kiganiro gitambukije ndanagifite, uze kugishyiraho nta kibazo. Arashaka kugira iby'abamenyesha vuba cyane, ibijyanye n'ibyizweho muri United Nations cyangwa mu muryango w'ibihugu by'abibumbye. Utekereze yuko ibi ngibi ari ibirimo gukorwa n'umuryango w'ibihugu by'abibumbye ushinzwe ubuzima n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo bagire ku bigendanye n'imibereho y'umuntu cyangwa se amakuru ahagije. Mu bihano bizaba birimo hazaba harimo kuba umuntu yahanwa mu buryo bw'ububiko bwe, bank account, atemewe kugira ibyo akora cyangwa gukoresha ibyo atunze afite kuri account ye, utemerewe kurira indege cyangwa se utemerewe kurira amatrain cyangwa gutwara imodoka n'ibindi byose mu mihanda mpuzamahanga se cyangwa mu mihanda yemerewe ihurirwamo n'abantu bose. Ntago ibyo ngibyo, well, it's no longer coming, ntago ari bizaza, ahubwo noneho birahari. Iki nicyo gihe cyo kwegera Imana kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho. Ndibwira ko umuntu wese ushatse yahidura isengesho akaryerekeza i Yerusalemu yo mu ijuru, tugatabaza ijuru. No bitabaye ibyo benshi barasigaye. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuze kandi tukwifuriza amahoro y'Imana, wowe ubana natwe ugafata umwanya wawe ugakomeza gukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turabashuje mwese rero aho muri hose ku isi, mu bihugu bitandukanye, ku migabane yose iri ku isi, kandi dusaba Imana kugira ngo ikomeze kurinda intambwe zanyu, ubugingo bwanyu, imibiri yanyu mu mpera z'uyu mwaka turimo gusoza dusatira umwaka wa 2025, umwaka navuga ngo utoroheye ubuzima
bw'ikiremwa muntu, kuko ni umwaka wavuzwemo byinshi, kandi byinshi byavuzwemo ni ibibi cyane kurenza ibyiza. ngira ngo abo twagiye tubana kuva kera 2025 yavuzwe ibintu byinshi. Pasa Musisi yavuzeho 2025 avuga inama y'abadayimoni ngizaba kugeza nubwo abantu bamubajenga, ariko nawe ugikuzimu si yo giterana nabo ibyo bintu byose bikura hehe? Ariko se wenyine, kuko 2025 yavuzweho n'abantu benshi batandukanye, benshi pe, kandi ibintu bibi cyane biri gutegurwa na systeme politique mondiale iyoboye isi. Kandi iyo tuvuze gutyo dushaka kuvuga mu buryo bwa mpemu mbi, niko mu kirundi bavuga, cyangwa se mu buryo bw'imyuka y'umwijima. So tukiraho rero, murabona ntabwo naje jyenyine, turi kumwe na Shyaka Edward, umusore wagiriwe ubuntu na Yesu, iswiti hatiwe. Reka rero tumwakire kugira ngo adusuhuze, namara gusuhuza abantu abibwira abakiri bashya baba baje ari bo bwa mbere, hanyuma adufashe gusenga kugira ngo Imana iyobore ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu Shyaka. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, intare y'umuryango wa Yuda. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, nk'uko umuvandimwe abivuze, umusore wagira ubuntu na Kristo. Ariko noneho natangiye urugendo rwo kuba umugabo. Natangiye inzira, urugendo rwo kugira ngo mbe umugabo, uve mu busore ube umugabo. Noneho cyane mu minsi iri imbere nzabatumira abadukurikirana kuri AYALONI TV, abanyamuryango ba AYALONI, mwe mwitegura gukenyera no kwambara amasuti, nzabatumira mu izina rya Yesu, nanjye mbe umugabo wo guhamiriza Kristo mu gihe nk'iki kimero. Murakoze cyane, turabatumiye rero. Ubwo bukwe tugomba kubutaha twese, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abamaze kumva umuhamagaro wa Shyaka, mwese mukaba mufashwa n'iby'Imana imunyuzamo. Turabatumiye buriya azabitangaza, ariko biradushimishije cyane, turanezerewe. Noneho hagiye kujya avuga ngo umugabo wagiriwe ubuntu na Kristo. Amen. 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 Nta kindi nirata rero, nirata agakiza nahawe n'Umwami wacu Yesu. Reka dusenge. Mana ya Abrahamu na Isaka na Israheli, Yesu Kristo sweetheart, intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ibyiringiro by'amahanga, ducishije bugufi imitima yacu, imibiri n'ubugingo, utweze utwishimire nk'uko ijambo ryari bivuga data muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16, ngo mwiyuhagire mwiboneze rwose murera. Mwami w'abami Yesu, natwe tuje imbere y'amaso yawe kugira ngo twuhagize amaraso yawe. Abatwumva data, natwe ngewe n'umuvandimwe nk'uko turi muri studio za AYALONI, Uwiteka n'abadukurikirana nabo beze bishimire, kugira ngo ijambo ryawe rirusheho kugira imbaraga mu mitima yacu. Muri aka kanya keza rero turakuraritse Mwuka Wera, ngwino uyobore, tuvuge tuvugishijwe nawe, ugira aho ukura abakurikirana ubu butumwa n'abazabukurikira, kandi data burushaho gukwira no kwamamara isi yose, kugira ngo abantu barusheho gukanguka no kumenya ibihe duhagazemo by'imperuka, babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubwo uzaza uzasange kwizera kukiri muri twe. Ngwino uyobore rero, tuguhaye karibu mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. 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 Shyaka, Imana igumuhisha kuboko dusengera. Amen. Mu by'ukuri iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira yuko uko iminsi igendiza aho isi igenda igana nta cyiza gihari, nubwo isi yo idusezeranya ibyiza cyane, ko bakunda kuvanga ibyiza biri imbere, kandi tuzi n'intego z'ikinyagihumbi cya systeme. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana nk'abizera, twemera icyo Bibiliya ivuga, twereka yuko uko iminsi igendiza ntabwo twinjira heza, ahubwo twinjira habi, kandi ni mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko umubiri ugenda uhura n'ibibazo byinshi. Ntabwo rero Bibiliya ivuga ko ibyiza biri imbere, ahubwo igaragaza kugwa, kunanirwa, gusubira inyuma ku bizera, ndetse ikagaragaza umubabaro ukomeye ku bantu ku isi yose, indwara z'ibyorezo, intambara, impuha z'intambara, urukundo rugashira, ubugome bukagwira, kurenganyirizwa izina rya Yesu. Uyu munsi rero ngira ngo dusigaje nk'iminsi 20 cyangwa 21 kugira ngo umwaka wa 2024 urangire.
tudashimira Imana ko yabanye natwe tukaba turimo gusatira kusohokamo twinjira mu wundi mwaka wa 2025. Shyaka, nk'umuntu nkawe urasenga, uba mu ijambo ry'Imana, ukurikirana amakuru y'ibibera mu isi yose, ukurikije ibyo ugenda ubona, nkawe uyu munsi turi gusoza umwaka wa 2024, tukaba twinjiye mu mwaka wa 2025, habura iminsi 20 cyangwa se 21. Wowe utekereza iki ku byo twagiye tuganira kuri iyi system iyoboye isi? Twavuze ku bintu byinshi, tuvuga microchip, tuvuga digital ID, tuvuga faranga rimwe, tuvuga idini rimwe, twavuze ibintu byinshi. Kandi tuzi ko iyi system iyoboye isi nayo mbere y'uko umwaka waba barimo gutegura ibindi bizaba mu wundi mwaka. Nayahe makuru tuzaniye uyu munsi? Abantu biteguriye bate mu mwaka wa 2025? Turavuga bizera ndetse n'abatizera, kuko abatizera nayo Imana irabakeneye kugira ngo ibahe ubugingo buhoraho. Kandi nyine ababwirwa agakiza nabo bose kugira ngo bave mu bwami bw'isi binjire mu bwami bw'Ijuru. None wowe nkawe utuzaniye makuru avuye mu Ijuru Imana ikugejejeho kugira ngo abantu bitegure umwaka tugiye kwinjiramo. Ni mwiza, ni mubi, abantu babiteguremo bati? Murakoze cyane. Ntatinze rero ndi buhere kuri icyo kintu uvuze. Uravuga uti ni mwiza cyangwa ni mubi. Ndajya ngo mbabwire iki kintu abadukurikirana n'abazadukurikira. Ibihe tugezemo uko tugenda dusatira wa munsi wo kugaruka ku mwami wacu Yesu, nta cyiza tuzongera gupfa kubona mu isi keretse abarushaho kwikomereza muri Kristo. Ubu ngubu ubwiza cyangwa amahoro ahantu tuyasigaje ni muri Kristo honyine. Ariko uko iminsi igenda isatira kugaruka kwa Kristo gutwara itorero, niko n'ibintu birushaho kuba bibi n'akavuyo. Wabikomojeho uvuga yuko uko iminsi ishira, ariko n'aba bayoboye isi bagenda bapuraninga ibiza, kandi ibyo byose biza ari ibiza bibabaza abantu kugira ngo barusheho kubinjiza muri system y'ibyo bashaka. Ikindi uvuga iki ijambo ry'Imana ryabivuzeho, ibyorezo, intambara, akarengane, imibabaro itandukanye, inzara, ibishyitsi n'ibindi byose wabikomojeho. So bisobanuye yuko rero umwaka uza nta cyiza kiwurimo. Cyokora icyiza cyawubamo nuko nkurikira nanjye ubwanjye nawe turi kumwe twarushaho kwikomereza muri Kristo. Niwe uzajya, niwe mahoro yacu, niho tuzajya tubonera ibyiringiro n'ibyishimo, kandi akarushaho kuduhishurira yuko igihe kigeze ari maze kuducyura. Kandi uko natwe turushaho kumwegera, nawe niko arushaho kutwuzuza ya mahoro ye, natwe tukarushaho guhishurirwa yuko iherezo ry'imibabaro riri hafi kugira gute kurangira. Rero ntatinze nk'uko wabivuze, kugira ngo turaburayo iminsi 21 aho gutyo kugira ngo uyu mwaka urangire. Umwaka tugiye kwinjiramo ni uwundi mwaka ukomeye kandi udasanzwe. Impamvu mbivuga, ubundi hari ibyo bise agenda 2030, ni icyerekezo cy'abayoboye isi, abo tuzi n'abo tutazi. Hariho imiryango cyangwa secret societies ziyoboye isi ariko zikorana n'ubwami bw'umwijima. Ibyo bihaye barabitegura mu gihe runaka, babimenyesha n'ibihugu bikomeye biyoboye isi n'imiryango ikomeye iyobora isi. Biha icyo bitaga agenda 2030. Agenda 2030 gutangira kuyishyira mu bikorwa, cyangwa se icyerekezo cy'2030 gutangira kugishyira mu bikorwa 2020. Noneho ni ukuvuga ngo uyu munsi turi 2020 na kangahe? Na kane. Ni ukuvuga ngo nibwo batangiye gushyira mu bikorwa bashyizemo imbaraga, kuko haburaga imyaka ingahe? 10 kugira ngo binjize binjije isi muri cya kindi cyo bashaka. Bubaka muri icyo cyerekezo cy'2030 bihaye kuvuga ngo barubaka isi nshya, cyangwa se ibyo bise the new world order. Ni ukuvuga ngo 2020 nibwo hari hasigaye imyaka 10 kugira ngo isi babe bamaze kuyishyikiriza cyangwa se kuyishyitsa muri cya cyerekezo cyo bashaka. Ngo bubaka iki? Bihaye imyaka 10 cyangwa se bihaye intego y'2030, kandi nanone ngo bubaka isi nshya, cyangwa se ibyo bise the new world order. Isi nshya ifite amabwiriza mashya, cyangwa se amabwiriza mashya y'isi nshya. Ayo mabwiriza cyangwa se iryo tegeko nibyo bizashyirwaho ryari? Umva nyine ukuntu bimeze. Bo nibyo wabikomojeho. Bo icyerekezo cyabo bihaye nicyo.
kugira ngo babe bubatse iyo si nshya ariko ifite amabwiriza runaka cyangwa se ifite amahame runaka. Iyo si nshya igomba kuba irimo ibintu bigera kuri bitatu. Icyambere cyangwa se bine. Icyambere ni leta imwe y'isi yose, icyo bise global government, twagiye tubivugaho, izaba iyobowe n'umuyobozi umwe, abandi ba perezida bari munsi ye. Noneho icya kabiri, iyo leta imwe ikaba irimo ifaranga rimwe, twarivuzeho naryo simbitindaho. Ikaba irimo umwirondoro umwe, umwirondoro n'ifaranga biragendana. Icya gatatu, ikaba irimo idini rimwe, ibyo nabyo twagize gute, twabivuzeho. Ariko ifaranga rimwe n'umwirondoro umwe biri muri microchip, ndibuka ko twakoze icyo kiganiro. So noneho kandi urumva yuko umwana w'umuntu bazaba bamufiteye mu bikorwa mu maboko. Idini rimwe ritavuga Kristo nk'umwami n'umukiza, rivuga Imana ngo ni Imana. Niyo mpamvu batangiye kubaka insengero z'ibyitegererezo, twazivuzeho twaranazerekanye, nka Abu Dhabi, ibyo bise Abrahamic family, Abrahamic temple. Izo ni iz'icyitegererezo, n'ahandi bagenda bazubaka hatandukanye. Harimo guhuza iryo dini. Ni ukuvuga ngo iyo si nshya 2030 bashaka kugira ngo abantu bose babe basenga ngo Imana ariko badasenga Kristo. Bashaka ngo abantu bose babe bakoresha ifaranga rimwe, nta kuvuga ngo aya ni amanyarwanda, aya ni amaganda, aya ni amashiringi, aya ni amadolari. Oya, ifaranga ry'umuyaga tutakirireba, kandi nanone riri mu mubiri, utari muri system atagomba kwemererwa. Noneho impamvu si byo ngiye kuvugaho cyane, impamvu umwaka utaha ari umwaka utoroshye, nuko tuzaba tugeze muri kimwe cya kabiri. Batangiye iyo gahunda isi, ari nabwo batezaga ibi byorezo cyangwa icyorezo cya COVID-19, kuko bari batangiye icyerekezo gishya cyo kugira ngo isi batangire kuyishyira muri system. Ari nabwo batangira gutera abantu inkingo, bari batangiye gushyira abantu muri system, bagerageza isi kugira ngo barebe koko ko babasha kugira gute kuyicontrolling. Ariko intego zabo, ibyo byose nubwo tubivuga, intego zabo ni ukugira ngo baganisha umwana w'umuntu cyangwa se uwizeye Kristo kure y'Imana, apfukamire Imana itari umwami w'abami Yesu. Niyo ntego yabo. Ni intego yo guhakana cyangwa gushyira ku ruhande iby'ubwami bw'ijuru, ahubwo baganisha abana b'abantu ku kurimbuka, baramya Antikristo ariyo ya nyamaswa. Hari ijambo waruvuze uti mu ntego bafite nuko 2030 abantu bazaba bageze ku rwego rwo gusenga Imana ko badasenga Kristo cyane. Ubwo bo nabyo barabiteganyije ko bizageza 2030 ntawe ukivuga izina rya Kristo Yesu. Niyo plan yabo. Abantu bose ni Imana ishimwe, umuhura n'umusilamu Imana ishimwe, n'umubaha Imana ishimwe, umudivi Imana ishimwe, murokore Imana ishimwe. Nta zina Yesu Kristo rizongera kuvugwamo mu ntego bafite cyane, mu gushyiraho idini rimwe cyane, nuko 2030 izina Yesu ritazari kivugwa mu kanwa k'abantu cyane rwose. Umva ikibikwereka ko umwaka tugiye kujyamo 2025, kuko nakubwiye ngo iyo gahunda batangiye kuyishyira ahagaragara cyane. Iyo y'idini rimwe kuyishyiramo imbaraga cyane byatangiye 2020. Program yo kugira ngo batangire kurwana gucontrolling isi babitangiye 2020, ariko intego yabo ari 2030 kuba bageze ku cyo bashaka. None ubu rero tugiye kwinjira muri kimwe cya kabiri cya ya myaka 10 bari barihaye. Imyaka 5 igize ite irashize, harabura iminsi 21 igashira. Noneho tugatangira ikindi cyiciro cya kabiri cyangwa igice cya kabiri cyo kuba hasigaye indi myaka ingahe 5. Muri iyo ntego rero nkuko wabivugaga, ikibikwereka nuko muri uyu mwaka habayemo inama nyinshi za interreligious council z'idini rimwe. Uyu mwaka uyu tuvugiramo, Papa yakoze ingendo, nigeze kuza hano twanabiganiriyeho, twakoze icyo kiganiro. Yagendagenza ibihugu byinshi, yitoroye ibihugu n'amahanga byinshi, hambere mu mezi 2-3 atanduka ashize, agenza ibihugu birenga 5. Nta kindi akangurira abatuye isi ngo keretse kugira gute ko kuba ari abana b'Imana bose basenga Imana imwe. Kubera ko ni plani, barebaga yuko bagiye kugera muri kimwe cya kabiri cy'igihe bihaye. Noneho bo bagerageje gukora kugendagenda, gukora
sinzi mobilization mu cyongereza cyangwa gukangurira abantu bereka isi ubwiza bwabyo. Aha, ubukangurambaga. None ubu rero igikurikira ni ugutangira kubishyira mu bikorwa. Aha, noneho tuvuye no kuri icyo tugiye no ku bundi buzima nk'ubw'ifaranga rimwe, ubw'irangamuntu imwe y'ikoranabuhanga y'isi yose, yo kuba ngo iyo rangamuntu bayise yuko uzayifata niwe uzaba wemerewe kuba mu isi. N'umwana w'uruhinja akivuka bazajya bamuha iyo rangamuntu kugira ngo abe umuturage, abone ubwenegihugu bw'isi. Babyise mu cyongereza babyita global citizenship, ubwenegihugu bw'isi. Si ubwenegihugu bw'igihugu runaka, uri umwenegihugu w'isi. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu bamushyize hano, bamuhaye kuba umwe na ya nyamaswa n'ubwami bw'isi. ubu bashaka gukuraho ubwenegihugu bw'ibihugu, ubwenesi. Aha, ubwenesi. Global citizenship. Iyo nama rero ikikwereka ko igihe tugezemo gikomeye, umwaka twinjiramo 2025, nuko bagiye gutangira kubishyira mu ngiro. Mu kwa 9 k'uyu mwaka, itariki 17 habaye inama ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. 17 z'ukwa 9 uyu mwaka, ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye New York, habaye inama ya UN yari iteraniyemo ibihugu byose n'abaperezida babihagarariye. Utabashije kujya kohereza umuhagararira, cyangwa se nk'uko bijya bigenda. Isi yakanguriye, babwiye buri wese, buri bayobozi bari bahari, yuko ari cyo gihe kugira ngo isi igire irangamuntu imwe, global citizenship, ngo kubwo gutegura ahazaza h'isi. Irangamuntu imwe kubwo gutegura ahazaza h'isi. Ariko ubwo ibyo byose nubwo babikora, twagiye tubisoma wenda ntatinze kugira ngo turebe icyo ni ijambo ry'Imana ririmo risohora. Iyo usomye urwitwazo barimo bitwaza, ni ruri mu Batesalonike, igice Abatesalonike ba mbere, ibice 5. Kadusome twumve umurongo wa mbere ugeze ku murongo uburekeye ku wa 3 gusa, cyangwa ku wa 4. Yandikiye Abatesalonike kugeza kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Kanumva ibintu bitoroshera. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kuribwa kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Amen. Amen. Wumvise neza ijambo ribanje kutubwira twebwe abamenye Kristo, mwebwe. Ariko bene data, mwebwe ntago mukwiriye kwandikirwa iby'iminsi cyangwa kugira gute kubimenyeshwa. Kubera iki? Kuko twabihawe mu ijambo ry'Imana. Twahawe ibyo bimenyetso bitugaragariza kugaruka kw'iki, ku mwami wacu Yesu. Byose turabifite mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tudakwiriye kubyandikirwa cyangwa kubimenyeshwa mu bundi buryo, ahubwo dukwiriye guhora tubigenzuririsha ijambo. Noneho hari umurongo nkunda wa 3 ari nawo barimo bitwaza, ngubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo bazatungurwa no kujya gute no kurimbuka. Umva ukuntu ibintu bimeze. Ibyo byose barimo bakora icyo cyerekezo cy'2030 bihaye, agenda 2030. Nanone harimo kuvuga ngo barubaka isi nshya ifite amahame yabo biteguriye. Baritwaza intego bashyize imbere ngo ni ugushakira isi amahoro. Niyo ntego yabo. Ibyo byose, ifaranga rimwe, digital ID, idini rimwe, aragabura n'imico n'umuco zabo umwe. Byose ngo intego yabo ni iki? Ni ugushakira isi amahoro. Kandi hano ijambo wumvise yuko ritubwiye ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni iki? Ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura. Reba uyu mwaka ibyo byose bagerageje gukora uko bigomba gukorwa cyane, bashyiramo imbaraga. Urebe intambara ziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko iriya byo byose ari plan, kandi nanone bisoza ijambo ry'Imana ryabitubwiye neza. Matayo 24
itubwira guhera ku murongo wa 8 kumanuka ngo ubwo muzumva intumwazi intambara n'intambara ishyanga rizatera irindi ishyanga. Uyu munsi niko bigize gute bimeze. Noneho na hahandi agakiza kacu kakomotse ariyo Isiraheli, ikikwereka ko ibi bintu ari ukuri, ari ijambo ry'Imana ririmo risohora, nuko na Isiraheli iri muki muri ubwo buvuyo bw'izo ntambara bwose. Ikindi muri uko kuba bashakira isi amahoro harimo no kurwanya intambara, twigeze kubivugaho, kurwanya intambara yo kureba ukuntu bakubaka urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu. Kandi nanone bagomba guhuza Middle East cyangwa ibihugu by'Abarabu, bavuga ngo barashakira isi iki amahoro. Muri uko guhuza rero ibihugu byose, bahuza amareta, bahuza ifaranga, bahuza idini, ngo ni ukugira ngo isi igire ite ibone amahoro. Muri uko kwimura bavuga ngo izina rya Yesu rijye ku ruhande, ni ukugira ngo n'utizera Kristo twabivuzeho ngo nawe agire iki amahoro mu mutima, ubane na mugenzi wawe amahoro, ngo mwese muri abana b'iki b'Imana, ngo muri urubyaro rwa Abrahamu. Bibiliya ivuga ko Yesu ari amahoro yacu, none baramwimuye ngo ubwo nibwo bazagira amahoro. Barimo barashyira izina rye hehe ku ruhande. Kandi nanone ni ibyanditswe mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 guhera ku murongo wa mbere hatwereka neza umutwe w'ijambo uravuga ngo kuza kwa Kristo ni kugomba kubaho hatabanje kurya kubaho kugira gute kwimura Imana. Kwimura Imana rero kuyimura nukuba bashyira izina rya Yesu ku ruhande, kuko niryo tuboneramo Imana iki Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu niwe Mana ubu yaba ari mu isi bose ariko cyane, kuko niwe tunyuraho twese, niwe nzira idushyitsa kuri data, niwe wadukijije, niwe uduhesha ubugingo. Aho izina rye rero ryashyizwe ku ruhande, bavuga bati murishyire ku ruhande mwese muvuga Imana. Iyo Mana si Imana y'ukuri. Rero impamvu mvuga ibi ngibi niki, urumva iyo nama yabaye mu kwa 9, bahavuye bahawe amahame n'amabwiriza. Ayo mabanga yamenwe n'umwe mu badokita bakomeye cyane b'Abanyamerika, umugore wo bita Ashe, Dr. Ashe. Aravuga ati mwoka byaramwe muramenye. Yari ari muri iyo nama, ni umuntu ukomeye, ni umwe mu badokita bakomeye ku isi. Aravuga ati nkuko hari uwigeze kumena amabanga ya COVID wo bitaga Richard Buta, harya ne bamurangije yarapfuye, baramwishe bamuziza yuko yamenye amabanga. Nawe yari umwe waracyarihora, uwo ngo aracyariho Ashiri, simbizi sindongera gukurikirana amakuru ye. Ava yaravuga ati ibyo bintu bababwira irangamuntu imwe bagiye gukora si iby'ubumana, ahubwo ni cya kimenyetso cy'iki kinyamaswa bashaka kugira ngo mujyemo, kuko niho bazakura hazabaho ibyo bita free visa, nta gusaba visa. Reka upfa kuba uri muri system, upfa uri mwe isi yose ni n'ubundi uri umuturage w'isi, uri umwe n'isi wa mugani ni ba duniya. Ntago uri umunyarwanda, nturi umugande, nturi umunyamerika, uri umuturage w'isi, wemerewe kuba mu isi aho ushaka. N'ifaranga wemerewe gukora aho uri hose, kuko riri mu muyaga, ni system. So rero impamvu tuvuga ngo uyu mwaka ukurikira ntago ari mwiza cyane. Tugaruke gatoya urihuse. Uwo mudamu ngo ni ibiki yavuze? Uwo mudamu yaje akangura abantu ababwira ati muramenye. Muramenye. Mu byo bize harimo national ID cyangwa digital ID. Digital ID. Ega national ID na digital ID ni ibintu bibiri bitandukanye. Urumva national ID ni igihugu cyawe, ni ubwene gihugu bwawe, bakaguha karaga kaduka kabana. Ariko digital ID ni y'umuyaga, ni ikoranabuhanga kandi itavuga ngo uri umuturage w'iki gihugu. Niyo mpamvu uyu munsi hari mushiti wanjye wigeze kunyandikira, yabonye ibiganiro twakoze ari Nigeria, anyandikira ambwira, kandi ni umunyarwanda, ambwira ko ho batangiye kubishyira muri system gufata digital ID, kandi nawe ngo nabo barabahata bakababwira bati nta iyi ngiyi sivuga ngo urayifata kuko uri umunayigeriya, upfa kuba uri mu isi, ngwino rero uyifatira aho uri, ugomba kuyifatira aho uri. Tukigarukaho cyane tugitindeho, ndashaka ko tukivugaho. Ni ukuvuga ngo digital ID ni ukuba umwene si, ni ukuba uba wemerewe isi yose, nta limite ku gihugu runaka, kuvuga ngo hari umupaka, hari iki,
garukira ahangaha tanga visa tanga ibiki bizavaho ni ukuvuga ngo bayise global citizenship iyo digital ID uwo ashiriwe yaje amena amabanga yose kuko yari ari muri iyo nama. Icyo kiganiro nagitambukije ndanagifite reka uze kugishyiraho nta kibazo turagishyiraho kugira ngo noneho ndagifite rwose kugira ngo kize gutambuka abantu be kugira ngo namagambo yanjye. Hi everyone, this is Dr. Sherry Tenpenny and I want to do a quick update about a document that got passed by the United Nations this weekend called the Pact of the Future document. It's 2 parts, one on science and technology and one about the youth and future generations. It is quite egregious and it was done by a procedure called the silence procedure, which makes it a pact. And if no one objected, it is automatically adopted and put into the record as being completely adopted. This is the World Health Organization's runaround, or end around. Since they were not able to get the World Health Organization treaty passed, they decided to take it to the General Assembly. And it is even more egregious than what the World Health Organization was wanting to get passed. Let me just read you something really quickly about what is inside of this pact that is now being accepted by 193 nations around the world and equally open-armed accepted by our current administration. Everyone, it says that this is the power structure fully digital and maximized for the control of the masses. Everyone will be expected to have a biometric digital ID that marks them not just as citizens of an individual country, but as a global citizen. So anytime you hear global citizen or anytime you hear sustainability, think that this is an egregious thing that's happening at the level of the World Health Organization and the United Nations. Anyone that has a dissonant opinion will be labeled as misinformation, disinformation, or malinformation and memory hold. Perpetrators for unapproved information will be fact-checked and punished by the system, which will be operated and enforced by artificial intelligence. Punishments will include being locked out of one's bank account, being unable to make certain purchases, unable to get on an airplane, on a subway, drive on public roads. This is the future, according to the world's self-appointed overlords at the United Nations. These are unelected bureaucrats that are making decisions about our country, our sovereignty around the world. Nothing could be more important at this point in time than to get prepared. Have water, food, digital access, flashlights, a way to communicate with family and friends. Now is really the time to get involved and get prepared because this is what's coming. Our Congress is sitting on its hands. There was a press conference on the 17th about this and no further action has been taken. So it's up to us to mobilize and to go forward, particularly with your local sheriffs, to get your constitutional sheriffs to say, this isn't going to be allowed in my county. Thank you very much. Take action. We've been talking about the onset of one world order, one world government, one world religion, one world money for a long time. Well, it's no longer coming. It's here. Yaje akangurisa avuga ati ndababuriye nanjye uvuga ubwanjye ubu ngiye kurwana intambara yo kumenya uko ngomba kubaho mu minsi irigize te iri imbere kuko uzayifata azamaze kwinjira muri system y'ikimenyetso cy'inyamaswa kuko inyamaswa twagiye tubisobanura n'ubwami bw'iki bw'isi siko bimeze yes. Noneho kandi ijambo ritubwira neza mu byahishuriwe Yohana 13:15 ngo ihatirisi n'abayibamo n'abayirimo bose abakomeye n'aboroheje abimbata nabo mudendezo yewe ubwo nanjye reka niyongere abakuru n'abato abazungu n'abirabura ngo kugira ngo he kugira ugura cyangwa ugurisha adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa urumva ni ikintu cya bwabwami bw'isi ni ikimenyetso cya bwabwami bw'iki bw'isi none yibayise global citizenship kandi adafite umubare wayo cyangwa izina ryayo ni ibintu bitatu ariko bigendera mu kintu kimwe yo kuba ari system y'isi. Ndashaka ko aka kantu tukavugaho cyane ko ni ikintu gikomeye kandi abantu babyumve cyane kubera yuko
impamvu bakwiye kubyumva ni uko gikomereye ubuzima bw'ikiremwa muntu mu bihugu byose, niba koko ryito IT igiye gushyirwaho uko uvuze ngo ni global citizenship. Hi everyone, this is Dr. Sherry Tenpenny and I want to arasuje avuga ngo arasuje buri wese, arangije avuga ngo ni Dr. Sherry Penson do a quick update about arashaka kugira ibyabamenyesha vuba cyane a document that got passed by the United Nations n'ibyizweho muri United Nations cyangwa mu muryango w'ibihugu by'abibumbye this weekend muri iki cyumweru. of the ubwo yabivugaga bitewe n'icyo gihe yabitangarijemo future document. ikivuga ngo kubigendanye n'ahazaza n'umwirondoro w'ahazaza, Parts one on science and technology. ngo birimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni uburyo bwa science cyangwa se bw'umenya n'ikoranabuhanga, And what about the youth and future generation? kubigendanye no gutegura cyangwa se no gutegura ahazaza urubyiruko n'ahazaza n'igihe kizaza n'abigihe kizaza. It is quite egregious and it was done by a procedure called ngo the silence bigendanye no procedure, kugira which ngo makes barebe uko bagera cyangwa se batangira urugendo rwo kugera kuri ibyo byose ku ntego biha, it packed, and if no one objected, it is automatically adopted kandi ngo nta muntu wese ushobora kuzabyanga uwo ari we, and put into the record as being completely ngo nk'uko buri wese agomba kugira umwirondoro we ukarikodingwa cyangwa se ukabikwa. adopted. This is the World Health Organization. ngo ibi ngibi ni umuryango cyangwa se ibyo bise WHO, World Health Organization, umuryango w'ibihugu by'abibumbye ushinzwe ubuzima. To run around since or end around since they were not able to get the World Health Organization treaty passed. Umunsi wa mbere uwo bagerageje kugira ngo babyigeho mu nama y'ibihugu byose cyangwa se General Assembly, inama mpuzamahanga. It is even more egregious than what the World Health Organization was wanting to get passed. ngo nk'uko uwo muryango w'ibihugu by'abibumbye ushinzwe ubuzima ku isi bavuze yuko ngo hari ibyahise, ariko noneho hari n'ibyo bashaka kugira gute kwigaho. Let me just read you something really quickly about what is inside of this pact. ngo arashaka kuvuga ku bigendanye n'ikiri muri ibyo byose, ngo nk'uko ibihugu 193 biri mu isi byose accepted by our current administration. Nuko bigomba kubaho bemera ibijyanye n'imiyoborere yabo, ngo kubigendanye fully digital and maximized for the kubigendanye no kutanga umwiro no kujya mu ikoranabuhanga rigezweho ryuzuye no kugenzura buri kintu cyose. Buri wese agomba kuzaba afite irangamuntu y'ikoranabuhanga ari nk'ikimenyetso, ngo kandi ntago ari ukuvuga ngo ni ubwenegihugu bw'igihugu nk'igihugu bwa buri gihugu, ahubwo ngo ni ubwenegihugu, it's a global citizenship, ni ubwenegihugu bwo kuba mu isi. Anytime you hear global citizen, buri ko wumvise global citizenship, or anytime you hear sustainability, cyangwa uko wumvise sustainability, think that this is an egregious thing that's utekereze happening yuko at the level of the World Health ari Organization birimo gukorwa n'umuryango w'ibihugu by'abibumbye ushinzwe ubuzima n'umuryango mpuzamahanga, kugira ngo bagire ku bigendanye n'imibereho y'umuntu cyangwa se amakuru ahagije. Perpetrators for unimproved information will be fact-checked mu buryo bwo gutegura, kugira ngo gutegura mu buryo bwo gutegura kugira ngo abantu bajye bahanwa na system cyangwa bakurikiranwa na system, kandi uwo muntu akaba akurikiranwa, bazaba bakurikiranwa isi kontrolwa cyangwa se nibyo bise AI, artificial
intelligence. Punishments will include being locked out of one's bank account. Aha, ibihano bizaba birimo nibamara gushyira abo bantu muri iyo system ya digital ID cyangwa baba controllinga muri buri kimwe. Mu bihano bizaba birimo hazaba harimo kuba umuntu yahanwa mu buryo bw'ububiko bwe, bank account, being unable to make certain purchases, atemewe kugira ibyo akora cyangwa gukoresha ibyo atunze afite kuri account ye, unable to get on an airplane, utemerewe kurira indege, on a subway, drive cyangwa se utemerewe kurira amatrain cyangwa gutwara imodoka n'ibindi byose public roads. This is the mu mihanda mpuzamahanga se cyangwa mu mihanda yemerewe ihurirwamo n'abantu bose. future according to the Ibyo world's ni ibigendanye ni n'ahazaza. overlords at the United Nations. Ibyo These are biri unelected biyobowe na bureaucrats that United are making Nations, decisions umuryango about w'ibihugu our country, by'abibumbye. our sovereignty around the world. Nothing could be more important at this point in time Aha, nta kintu kirenze cyangwa se gishobora kuba icy'umumaro kuri iyi ngingo muri iki gihe than to get prepared. uretse kuba wakwitegura, kiruta kuba wowe wakwitegura nk'umuntu. bivuge no kwitegura harimo kubyemera no kubyanga. Shaka kugira amazi, ibyo kurya, Digital access, aha, no mu buryo bw'ikoranabuhanga busanzwe cyangwa imikoranire, digital access, uburyo bw'imikoranire ariko bitakiri mu buryo bw'amategeko. flashlights, a way to communicate with family. Aha, n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuvugana, bw'imivuganire ariko butari mu buryo bw'ibi byuma. Ni ukuvuga ngo mu buryo ubwo nsobanuyeho gato, mu buryo bwo kwandikirana inzandiko cyangwa se mugashaka ubundi buryo uzajya uvuganamo n'abantu bawe biciye mu zindi nzira zitari izi zigusaba kuzaba uri muri system, uvugana n'inshuti cyangwa n'umuryango. Iki ni cyo gihe cyo gushaka uko twitegura, kuko ibi nibyo biza. Iyo nama yaricaye kandi yari inama mpuzamahanga yicaye ku itariki 17 kandi ibyo byose bigomba gushyirwa mu bikorwa. 17 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 17 z'ukwa 9 nibwo iyo nama yabaye. Ubwo yabivugaga kiva muri iyo nama. Yabereye he? New York mu Bwongereza na muri Amerika ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Local sheriffs to get your constitutional sheriffs to say this isn't going to be allowed in my county. Bizaba byemewe muri buri gihugu. Action we've been talking about, kuko bari hafi gutangira kubishyira mu bikorwa. Twajyaga tuvuga, we have been talking about, twajyaga tuvuga ku byo gutegura kuri leta imwe y'isi yose, one world government, one world religion, idini rimwe n'ifaranga rimwe. Ngo ntago ibyo ngibyo, well it's no longer coming, ntago ari bizaza ahubwo noneho birahari. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ni ikintu gikomeye kandi kirumvikana. Hanyuma ndashaka ko tuvuga gatoya mu minota dusigaranye kuri icyo kintu cya digital ID. Waruvuze mu kanya uravuga ngo Nigeria ngo barimo barayitanga. Mu Rwanda bihaye imyaka 2, ngira ngo umwaka umaze gushira nkurikije aho babivugiye. Uganda naho nabyumvise ko bagiye kubijyamo. No muri Kenya ngira ngo naho babirimo hari. Ku minsi yashize hari n'ibyuma byo gufata n'imbone z'amaso y'abantu. None icyo nashaka kugira ngo wenda mubazo gatoya, iyi digital ID mu Rwanda bagiye gutanga, digital ID Nigeria bari gutanga, ntibaratangira ko nabo barimo bakangura bababwira ko biteguye Nigeria. Aha, yes, nagora itanga digital ID. Uganda igiye gutanga n'abindi bihugu na za Kenya tuvuze n'ibindi. Niyo iyi ngiyi uwo mudamu avuze, niyi iyi ngiyi ikwemera kuba isi yose ari yawe, global citizenship, global citizen yabisobanuye, mwabibonye. Niyo igiye gutangwa. Digital ID yanabisobanuyeho. Digital ID ni irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ko nakurikiranye amakuru mu Rwanda ibyo batabivuga, ko bavuga ko izabitwemera hano muri East Africa gusa. Ibyo bashobora kubivuga gutyo,
ariko mu buryo bwo kugira ngo bakurure abantu. Ariko ni ukuvuga ngo buri gihugu cyose kigomba kuzajyamo, kandi ikikwereka ko ariyo ni uko izaba ari system, ni system. Ejo rero ni hano igihugu kimwe nikizitanga, kuko hari ibihugu bimwe by'i Burayi byatangiye gukoresha digital ID, n'ahandi rero nibamara guhuza isi yose, bamaze guhuza system bose babonye bafite muri system, ikindi se ni guhita bavuga bati birarangiye. Ngo bigikorerwa munuza mu bihugu gutya, wenda tuvuge wenda nko mu Rwanda bati iyo ngiza bitwemera kugenda muri ibihugu bya East Africa, sibyo? Reka tuvuge wenda ko itari yakwira hose, umunsi ku bihugu byose byamaze kuzitanga, bizaba byemewe no ku isi yose wahagenda cyane rwose. Aha bazabaho icyo bita free visa, cyangwa se kugenda udasabye visa. Kandi n'icyo gihe ikibikwereka nuko ibihugu bimwe bizajya bimara kujya muri system, byo bizaba bifitanye imigenderanire, bemera ko wava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi. None Edward, icyo nashaka kubaza kuri icyo kintu se tugifata nk'ikintu kibi cyangwa tugifata nk'ikintu cyiza? Twabisobanuyeho kenshi. Twavuze yuko n'uyu mubyeyi wenyine mwabibonye, mwabyumvise, ubwo arivugiye ngo iki nicyo gihe cyo kugira gute, cyo kwitegura, kuko aravuga ngo that is the mark of the world. Icyo ni ikimenyetso, the mark of the beast, ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko twanagiye tubisobanura yuko nibamara gushyira muri system, ikizakurikira ni ukuvuga ngo rero kagomba kujya mu mubiri wawe, ariko ka kipu, kuko iyo digital ID ariyo global citizenship niko bayise. Ni ukuvuga ngo citizen, ni ukuvuga ngo izaba igendanye n'ifaranga. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bizajya bimara kuzikoresha, bizajya bijya muri system, niko bizagenda bica n'amafaranga agaragara, cyangwa se hard copy ibi bipapuro, bagatangira guhuza system na bya bindi nigeze gusobanuraho CBDC, Central Bank Digital Currency. Kandi urabona yuko nawe yavugaga yuko bagiye gutangira kugira gute, kubishyirwa mu bikorwa. Iyo nama yabaye barimo bavuga yuko bagomba kugira gute, gutangira kubishyira mu bikorwa. None aha naho reka duse nkaho tuvugaho, umuntu uzafata iyo digital ID azaba ageze ku rwego rwo kuba yazakira microchip nk'uko tugeze kubivugaho, cyangwa ashobora kubyanga nubwo yaba yarayifashe mu buryo bworoshye? Ukuntu azayakira mu buryo bworoshye gute? Azayakira mu buryo bworoshye, icyambere wazaba ari muri system. Noneho ni ukuvuga ngo kuba yagiye muri system, icyo azaba atafashe, buri gahunda zose zizajya zikurikira ari iz'ubwami bw'isi, ari itegeko ko buri muntu wese ajya muri icyo kintu, bazajya bahita system yabo zizajya, kuko twumvise yuko umugore yabisobanuye yuko ari ukugira ngo abantu babe bakontororwa na AI, artificial intelligence, kandi iriya ntisobwa. Noneho ni ukuvuga ngo ubwo niba wamaze gufata iyo digital ukajya muri system yabo, kandi AI arizo zirimo zibikontorora, program iyo indi izagiza biri ngombwa kuyifata, iyo utarafata system izajya isigara ikurega, irega ivuga iti runaka ntago shyaka ntago arafata iki n'iki, ugifashe izajya ihita ikosore ngo uyu ari verified muri system we plan. Noneho utarayifata, utaragira icyo afata, izajya ihita imurega ako kanya. Noneho mu kumurega sasa bazajya bamukurikirana mu buryo bworoshye. Kubera iki? Kuko n'ifaranga bazarihuza na digital. Nta kintu uzajya ukora utagurize ifaranga riri mu buryo bw'umuyaga, aho ugiye hose ari ugukoresha. Noneho numara aho uzajya ubuguriye, bazajya bahita bavuga bati runaka guza ibi n'ibi, kandi system irimo iramurega ko hari icyo atarafata. Bahita kuko wowe nugura ikintu with any transaction, umwirondoro wawe hariya muri system uzajya werekana ngo uyu n'uyu yari afite amafaranga ya naya kuri account ye, kuko n'uyu yatubwiye ngo icyo bazahanisisi ni back account, kubafungira mu buryo bujyanye n'imikoresherezwe y'ifaranga. Aha, ikindi ni ukukurira indege, mu ikindi ni ugutwara imodoka ku mihanda nyabagendwa, bazakubuza kunya gutwara imodoka kubera ko system ntizaba ibikwemerera. Noneho rero wowe nugira icyo ushaka gukora kandi utari muri system, ntago bizakunda. Rero kuba bidakunze, izajya ihora ikurega, nabo batangire baguhige bakoresheje hasi no hejuru, kubera iki system irerekana ko hari ikibazo. Ariko noneho utabigiyemo, system yabo n'ubundi ntazaba afite aho hurira na system yabo. Ariko wabigiyemo
niba haje kuvuga ngo ubu hakurikiyeho microchip system izajya ihita ikurega ivuga ngo runaka yamaze gufata ID digital umwirondoro arawufite w'isi ariko ikibazo ntarafata chip. Noneho kuko ufite wa mwirondoro ukemererwa no kuba wagira aho ujya ukagura akantu nukagura umwirondoro uhite werekana ngo araha naha ni system AI zihite zibitanga muri system batanga amakuru bahite bagushaka aho ako kanya. Tukiri aho ngaho mu by'ukuri urumva iyi ndangamuntu yo byanga byakunda abizasiga ni baki ko numva iyi ndangamuntu yemerera umuntu kuba mu isi yose nta mupaka uhari kuri we, izagira ingaruka ku bayifashe no ku batarayifashe. Ku bayifashe tubonye ibihano bizabibagiyeho nibagira ikosa gatoya bakora. Niba bagufungiye ingendo wakoraga, bagufungiye gutwara imodoka yawe, banki account yawe bakayifunga, bakaguha na limit y'amafaranga wemeye gukoresha ku munsi, nubwo muri iki gihe nabwo biri ariko ntabwo bikabije. Icyo gihe urumva bo bizabikabije nibo bazaba bagukoreramo bakubwire ngo urarya aya mafaranga uyu munsi. Ese ubwo bizaba bibabereye byiza? Aho ni ku ruhande rw'abamaze kuyifata. Ku ruhande rw'abatayifashe nabo numva nabwo bitazababera byiza, kurumva kutayifata nta kintu kimwe uzakora. Service zose zo mu gihugu cyawe, service zose zo mu bindi bihugu wajyamo kujyamo ntibizakunda, ubucuruzi ntuzabukora ngo bikunde, mbega nta kintu kimwe uzakora ngo gikunde. Urumva ndumva aho hantu hose hasa nkaho hari imibabaro. None ubwo abantu bahitamo iki? Twebwe nk'abakijijwe turareba iki ijambo ry'Imana ritwereka. So rero mu mwanya wo kugira ngo tube imbata y'abantu ya Satani n'abantu, nzaguma ndi imbata ya Kristo. Kuko ibi ijambo ry'Imana ryabitweretse kera. Hari aho ryabivuze mu byashorera bavuga ngo utanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana azaramya iki iyo nyamaswa. Bisobanuye ngo wanditswe mu gitabo azahabwa imbaraga zo kugira gute zo kutayirama. Bibiliya ho mu byashorera n'ijambo rivuga ngo aho niwo kwihangana kwabera kuri no kwizera kwabo. Imana igumugisha. So rero ubu twebwe icyo twahitamo si ukuvuga ngo tubifate kuko n'abazayifata nta burenga bazikunda, hari bizaborohera ariko hari n'ibizajya bibakomerera kuko bazaba bari mu biganza by'abantu bya Satani na Antikristo babakoresha uburetwa uko bashaka. Nkuko twicaye aha turi imbere ya kamera batahadushaka bo babikurikirana muri system kubera yuko barakukontrolinga bavuga ngo runaka vanga ntitwagushaka, cyangwa se ugira utyo wumve bakomangaho bati kuki utinza tutagushaka. Kubera iki? Muturage wisabonye umuntu azaba kontrolingwa. Hambere nigeze kuba numvise umudamu Ivory Coast, n'umunya Cote d'Ivoire ari kuba mu Bufaransa, afite ubwene gihugu bw'Ubufaransa, n'umwirabura. Wariraga imbere ya president w'Ubufaransa Macron. Arira ngo yakoze impanuka atabishaka. Abo ni bamwe mu bo bagiye bageragereza ibyo bintu batangiye kubigerageza. Akoze accident bamutwara mu ivuriro ngira ngo rya gisirikare. Military hospital. Uwo mudamu ntabwo izina rye nayikurikiranye ariko nzahongera nkurikirana. Yaririraga nde? President w'Ubufaransa. Waruvuze ngo na Ivory Coast? We ni umwene gihugu wa Ivory Coast. Sorry, akomoka muri Ivory Coast. Ni umwirabura wo muri Cote d'Ivoire. Ariko noneho umuki ufite ubwene gihugu bw'Ubufaransa. Noneho akoze impanuka ari mu Bufaransa, bamujya kumuvurira mu ivuriro rya gisirikare bamushyiramo kipu. Yarari marira avuga ibibazo ahura nabyo, avuga yuko buri cyo akora cyose baba bamukontrolinga. Kandi nanone avuga ingaruka bimutera yuko bo hari igihe ngo bamwoherezamo ubushyuhe mu mubiri akagira irari ry'ubusambanyi. Icyo bashatse nicyo virus bohereza muri ya kipu ya barakontrolinga. Ari marira avuga ngo turabiza abwira perezida muri imbere ati ibyo mugambiriye n'ibyo mushaka kugezaho isi turabizi.
dore nanjye mungize icyitegererezo, hari abo murimo mugeragerezaho, nanjye mungize bamwe mu bageragerezwaho, ariko Imana izabahana. So rero icyo niyo plan ya Satani na Antikristo n'abemeye kumukurikira no kumukorera. Ariko noneho twebwe tugomba ahubwo ubu ngubu icyerekezo, kuko 2025 ni ukuvuga ngo ni gahunda. None se nurebe iyi nama ko bayikoze mu mpera z'umwaka, iyo bageze mu kwa 9 mu mpera z'ukwa 9, kandi wumva yuko bavugaga bati noneho tugomba kubishyira hehe, gutangira kubishyira mu bikorwa 2025 Geno Assemble. Ukuvuga ngo iyi myaka ikurikira 2025 na 6 na 7 n'8 n'9 na 30, iyo myaka 5 ni igice cya kabiri twinjiyemo cyo kugira ngo barwane intambara, barwanya abera cyangwa barwanya isi n'abayituye, kugira ngo babashyikirize neza Satani, babashyire muri system cyangwa se mu kimenyetso cy'iyo nyamaswa, aribwo bwami bw'isi, muri system y'ubwami bw'isi, kugira ngo babe ba controlling imitekerereze yabo, bari bo bagena imibereho yabo mu buryo bwa kidayimoni. So ariko natwe nubwo tugeze muri kimwe cya kabiri, niho natwe abamenye Kristo icyo gihe ngo duce bugufi turwana intambara yo gushaka imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo azaduhe guhamya. Kuko ibi ntibiteye ubwoba, n'abatubanjirije hari igihe kigeze kubaho system babaga barimo z'ubwami babaga barimo zitabemerera, ku gihe cyane Nebukadinezari cyangwa cya Babylon, ubwami bwa gatatu bwayoboye isi. Icyo gihe habayeho system yo kuvuga ngo nta mugomba kuramya iki gishushanyo, nta kindi cyemerewe. Yari system y'isi yose, ariko habonetsemo abasore batatu bari baranze kwiyandurisha icyo ari cyo cyose. Natwe iki ni igihe cyo kutiyandurisha icyo ari cyo cyose, tugahabwa imbaraga. Bamaze guhabwa imbaraga banze kwiyandurisha ibitanezeza Imana, bahawe imbaraga. Bamaze guhabwa imbaraga barahagarara, barahamya, ntago bigeze bapfukama. Natwe iki ni igihe cyo kugira ngo twe kwiyandurisha icyo ari cyo cyose, duce bugufi, twezwe n'amaraso ya Yesu, twirinde icyaha n'igisa nacyo, dushaka imbaraga z'umwuka wera, dushaka mu maso y'Imana, tubashe guhagarara. Hari ijambo nkunda kurivuga, nagiye ndivuga kenshi, Abefeso 6:10, ngo ibisigaye mukomerere mu mwami Yesu no mu mbaraga z'iki z'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubu rero nk'uko tugeze muri hafu muri kimwe cya kabiri cy'intego bihaye, bagiye gushyiramo imbaraga kugira ngo iyo myaka 5 isigaye, muri iyi 5 ishize hari ibyo bakozemo, noneho mu yindi 5 nabyo ubwo urumva bararwanya intambara yo kugira ngo ibyo batarageraho babigereho. Kuvuga ngo idito ID bigiye gusansibirizwa mu bihugu byose kandi bishyirwemo imbaraga. None iriya nama yari Geno Assemble, inama mpuzamahanga ibihugu by'isi yose ya UN, irimo n'imiryango ikomeye nka World Health Organization. None Shyaka, mu gusoza, kubera yuko ibi bintu hari uburyo uvuze, uravuga uti ntabwo bikomeye, birakomeye, ahubwo birakomeye cyane, kandi bikomereye ikiremwa muntu cyose kiri muri iyi si cyane. Ari nayo mpamvu urimo kuvuga ngo buri muntu wese kuko wizeye akwiriye kwegera Imana kugira ngo yambikwe imbaraga. Ariko none ikibabaje no ko muri ibi bihe iyo witegereje, ahubwo ubona n'abari barayegereye bayivuyeho, nta mutima w'urukundo bakifitiye, kubera nyine iyo system iyoboye isi n'uburyo ishyize imbere umuvuduko w'iterambere mu isi. Abantu babona ko bubitse umutwe mu isi cyane gushaka ubuzima, kandi noneho bari kubushaka bameze nk'abarushanwa kugira ngo buri muntu wese rushe mugenzi we. Kandi hari ijambo Yesu avuze Matayo Luka 21:20, kuva 26 kugeza 28. Ariko 28 yaravuze ngo nuko nimubona ibyo byose bitangiye kubaho, muzararame mubure imitwe yanyu, ko gucungurwa kwanyu uzaba kwenda gusohora. Noneho rero iyo tuvuze ibintu nk'ibi, mu by'ukuri tubivuga mu gihe cyacu, muri iyi generation yacu cyane, aricyo duhagazemo. Wenda byitwa andi mazina bisukundi kuntu, ariko ni ibyahanuwe kera cyane. Bibiliya ifite ukundi yabivugagaho, wasoma ukaba utapfa kubyumva, bisaba kubizana mu bihe byacu kugira ngo tubyumve, tubimenye n'amazina yabyo na system uko igenda izana ibintu byose. Rero niba tubibona, abantu ahubwo ubona abenshi
barushijeho gukomeza kubika umutwe mu isi. Ntabwo bararamye ngo barebe mu ijuru, kandi gucungurwa kwacu kugiye kugira gute gusohora. None nk'umwanzuro we watanga waha abantu, yaba abapagani ko byanga byakunda batarizera, ntabwo dushobora kubura abakora iki kiganiro, cyane ko ibi byose nabo bibareba. Yaba bizera nabo ni benshi bakireba, yaba abayobozi b'amadini kirabareba, kandi abayobozi b'amadini bamaze kujya muri system. Niba uvuga uti idini rimwe ukagaragaza ngo icyicaro Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, tuze gukora ikiganiro urimo gutanga ingero z'ukuntu iri dini rimwe ko uburyo bamaze kubyubaka, buri gihugu gifite ubumwe bw'amadini, ubumwe bw'amadini, twatanze n'ibirangantego byayo, sibyo? Bivuga ngo abayobozi b'amadini bose bagize muri system bayirimo. Ibyo leta zigomba kubabwira agomba kugira gute gushyira mu bikorwa. None wowe urabahuye mwanzuro nuko gufata digital ID ngo babe abenese cyangwa babisi. Ubundi se turabisi turi mu isi, sibyo ko Yesu asenga muri Yohana 17 ngira ngo ni 14 yaravuze ngo sabisi nkuko nanjye ntari uwisi, uberesha ukuri ijambo ryawe iryo kuri. Urumva? Nkuko wantumye mu isi nanjye niko mbatumye mu isi. None abantu bange kuyifata, cyo ni cyambere. Kabiri, ese bayifate kuko byanga byakundi rumva igomba kubaho ni inama byararangiye, kandi ibihugu bimwe buhere no ku kiwacu cy'u Rwanda ibyo bigeze kuri bakuri iki bazange kuyifata babizabigenze bate? Niba bakurikiranye ubu butumwa buri wese yamaze no kumva icyo akwiriye gukora, kuko ubutumwa ubwabyo burasobanutse. Nuriya muntu watwerekaga tuyishurira amabanga y'ibinama bari barimo, nawe ubwo yavuze ngo iki nicyo gihe cyo kwitegura kugira ngo urebe umenye uko wabaho mu minsi iri imbere. Mu yandi magambo n'ijambo ngasigaye nahe ntwarane n'uzirananiwe. Rero ngiye icyo nabwira umuntu nawe niyicara hitemo, kuko twebwe twavuze ububi bw'icyo kintu, tuvuga yuko bidakwiriye, tuvuga n'ingaruka zacyo. Ubwo hasigaye amahitamo n'ayande n'ayabadukurikirana, kuko nahitemo niyicara asenga ashake mu maso y'Imana, ahitemo inzira akwiriye kugira gute gucamo, niba akurikira yo guhamya cyangwa niba akurikira yo kwibera umuturage w'isi. Ubwo guhamya no kwihakana. None se ikindi ni nta kindi. So urakoze cyane, ngira ngo ibyo birumvikana. Bene data nshuti z'umusaraba dukurikiye, abantu benshi isi uburyo yubatse cyangwa iri kubaka ibintu, tuvuze isi kandi ngo turavuga iyo systeme politique iyoboye isi. Systeme politique iyoboye isi hari ibyo twatangiriyeho n'iyo miryango ikora Satani mu ibanga. Systeme bashyizeho niyo kwihutisha umuvuduko w'isi mu iterambere, kugira ngo abantu babanze bihugireho mu gushaka ubuzima, ubundi babakurikize ibyo byose barimo barakora, babyakire badafite imbaraga zo kubyanga, kubera ko ubu bamaze gutimana, kubera ko urwaka ubuzima imbaraga zirabashirana, nuko ibyo babibazanira byose babyakira nta bwoba. None icyo twabwira abantu dukurikiye, abizera n'abatizera, iki nicyo gihe cyo kwegera Imana kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho. Nicyo gihe mbega nkuko Saduraka, Meshake, Bedenego, Danieli murabizi byamubaye Babuloni, bati ukwezi kose umwami ari buzabusengwa gusa. Danieli ngahindura icyerekezo cy'amasengesho ngo yasenga yerekeje agafunga amadirishya yerekeye Yerusalemu, none ngo agasenga 3 ku munsi. Beneda muhindura amasengesho yanyu muyerekeze Yerusalemu, mukura amasengesho ku by'isi. Hari abantu benshi basengera iby'isi gusa, basaba iby'isi. Ndibwira ko umuntu wese ashatse yahindura isengesho akaryerekeza Yerusalemu yo mw'Ijuru, tugatabaza ijuru. No bitabaye ibyo benshi barasigaye. Hanyuma mu gusoza, mu by'ukuri shaka turawushimiye, ariko izi ni inyigisho ziba zisaba ko abantu bagira ubumenyi bwinshi, ndetse hari ibyo tuba tuvuze hano twihuta kubera iminota, ariko bashaka no kumva ubundi busesenguzi buruseho, kugira ngo rero uwagushaka kubone kuvugishe nuko watanga address zawe kugira ngo ugushaka akubone.
hanyuma ukadusengera Imana ikadukomeza, Imana igakangura abantu, ikabaha n'ubwenge bwo kubitwara muri iyi si. Murakoze cyane. Namba yanjye cyangwa nimero yanjye ya WhatsApp ushobora kumbonaho ni ikimenyetso cyo guteranya 256 7 5 ndayisubiramo. Ikimenyetso cyo guteranya 256 7 5 Murakoze cyane. Reka dusenga. Mana ya Abraham na Isaac na Israeli, Yesu Kristo sweetheart, urera kandi urakiranuka, mwami w'abami Yesu, ushimwe kuko wabanye natwe kuva aho twatangiriye twicaye imbere y'ibi byuma. Uwiteka ubihererwa icyubahiro. Mwami Yesu, rero ubu butumwa butambutse ndakwinginze kugira ngo bukomereze mu mitima y'ababukurikirana n'abazabukurikirana, bakanguke bagira aho bava naho bashyika, ubahishurire kandi ubereke byinshi muri ibi bihe by'imeruka duhagazemo. Ubambike imbaraga zo guhamya, twese utwambike imbaraga zo guhamya, utwiteho, utuyobore, udukoreshe Uwiteka mu gihe nk'icyo, ubene natwe nk'uko wabanye n'abatubanjije, nk'uko wabanye n'abahanuzi bawe bera, nk'uko wabanye n'intumwa data, nk'uko wabanye Kristo mwiza na Abraham sogokuru w'abizera, wagendanye nawe aho yacaga hose. Natwe ngwino ugendane natwe, ugendane n'ubwoko bwawe. Kristo ubaye ugarutse, twese tuzataramane mu gitaramo cy'abera. Umugisha AYALONI TV urushaho gukingura imiryango kugira ngo ubutumwa bwiza ugere ku mpande enye z'isi. Icyubahiro, amashimwe n'ikuzo bibyawe none iteka ryose. Amen. Reka dushimire wowe warubanye natwe mu kiganiro, kandi tugusaba ngo niba koko wumvise ubutumwa kumva ni kanguru cyangwa se urakangutse mwikwihererana ubutumwa, sharingira inshuti zawe, sharinga mu magurupe yawe urimo, kugira ngo abantu barusheho gukanguka kandi turebe ko twazarukura ubugingo bwa benshi. Turabashimira rero, muhabwe umugisha n'Imana, ubundi ku Mana. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora